Imana ishimwe Nshuti mukurikira Anaweza TV, twongeye kubaha ikaze muri uyu mwanya. Uko bisanzwe ni umwanya mwiza, umwanya w'ijambo ry'Imana, aho Imana ivugana natwe binyuze mu byanditswe byera. Turashima Imana rero kubw'uyu munsi mwiza Imana iduhaye. Imana ibaha umugisha kubwo kubana natwe, Imana ibaha umugisha mwe mudukurikiye muri mu Rwanda, ndetse namwe mwese mudukurikira muri hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Tubahaye ikaze muri uyu mwanya. Turashima Imana kubw'ibiganiro bitambutse. Ndabizi neza yuko mwahawe umugisha ku bwabyo. Rero turakomeje n'ubundi n'uyu munsi kubw'ijambo ry'Imana. Mu bihe bishize twagiye tuvuga ku bintu bigendanye no gusenga. Gusenga ni intwaro y'umukristo. Rero ni nayo mpamvu n'uyu ngubu dukomeza muri uwo mwanya, ariko noneho tugiye kuvuga ku kintu cyitwa kuramya Imana no guhimbaza Imana mu buryo bwuzuye. Imana ishimwe cyane, ndabizi neza ko turi buhabwe umugisha. Reka mbere yuko dukomeza tubanze twiragize Imana. Mana, turagushimiye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uri Imana idukunda kandi uri Imana itwitayeho. Tuguhaye uyu mwanya kugira ngo uzubane natwe kandi uze udufashe. Reka ijambo ryawe Mwami Imana isumba byose ribe ijambo ry'umumaro, ijambo rifite imbaraga, kandi ijambo rihindura imitima y'abagiye kuryumva bose. Reka ishimwe ribe ryawe, ubane natwe muri byose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nongeye kubaha ikaze nanone. Nge muri kumwe nitwa Pasteur Nsazumuhire Janvier. Ndashima Imana kandi ndakijijwe, nkunda Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Ijambo ry'Imana tubwira mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 4 umurongo wa 23, haravuga ngo ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basenga Data mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Imana idufashe cyane. Nk'uko twatangiye tubivuga, tugiye kuvuga ku kintu cyitwa kuramya Imana no guhimbaza Imana. Mu by'ukuri abantu benshi bafata ikintu cyitwa kuramya cyangwa se guhimbaza Imana mu buryo butandukanye, ariko wowe udukurikiye ndizera ntashidikanya yuko uyu mwanya uri buhabwe umugisha kandi uri busobanukirwe kuramya Imana n'iki, guhimbaza Imana n'iki, ese bigomba gukorwa mu buhe buryo. Imana idufashe cyane. Iyo Bibiliya itubwira iki cyanditswe kitubwira kuramya Imana mu mwuka no mu kuri, mu by'ukuri uyu murongo utwereka ibintu bibiri. Icya mbere, niba Yesu yaravuze ngo igihe kirageze ndetse kirasuye ngo abasenga Data bamusenge mu mwuka no mu kuri, bivuga ngo hari n'ubundi buryo abantu bashobora kuramya Imana ariko budakwiriye. Ari nayo mpamvu icyanditswe kiduha umurongo cyangwa se kiduha icyerekezo cy'uburyo dukwiye kuramya Imana, cy'uburyo dukwiye gusenga, cy'uburyo dukwiye guhimbaza Imana. Imana idufashe cyane. Mu yandi magambo aha ngaha turavuga gusenga, ariko gusenga ni bumwe mu buryo nanone bwo kuramya Imana. Imana itugirire neza cyane. Aha rero wowe unkurikiye cyangwa se wowe ukurikiye Anaweza TV, ndagira ngo twumve iki kintu neza. Kuramya Imana ni ikintu gifite ishingiro, ni ikintu gifite urufatiro. Noneho kuramya Imana mu mwuka no kuramya Imana mu kuri ni urufatiro rutwegereza Imana mu buryo budasanzwe. Ariko nanone hari icyo tugomba kumenya. Kuramya Imana cyangwa se guhimbaza Imana mu mwuka no mu kuri bigomba gukorwa biti? Ese bitubwiye iki, bivuze iki? Imana itugirire neza cyane. Hariho ibintu bine cyangwa se inkingi enye zidufasha gusobanukirwa iki cyanditswe, cyangwa se zidufasha gusobanukirwa kuramya Imana icyo bigomba kuba bishingiyeho. Icya mbere, kuramya Imana kugomba kuba gushingiye ku buzima bwejejwe bw'umuntu uramya Imana. Mu yandi magambo, niba dushaka kuramya Imana, niba ushaka kuramya Imana, urufatiro rwa mbere, ubuzima bwawe bugomba kuba bwejejwe. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, kuramya Imana
by'ukuri bigomba kuba bishingiye ku byanditswe byera, ku ijambo ry'Imana. Ndagira ngo mbabwize ukuri, ubundi Imana irihagije. Imana ishobora byose, Imana ifite byose, nta n'ikindi yagakeneye, kuko byose irabifite. Ariko icyatumye ikurana, icyatumye igushyiraho, ni ukugira ngo uyiramye kandi uyihimbaze. Ibyo rero bigomba kuba bishingiye mu ijambo ry'Imana, bigomba kuba bishingiye, bifite urufatiro ku ijambo ry'Imana. Icya mbere nababwiye ngo kuramya Imana bigomba kuba bishingiye ku buzima bwejejwe bw'umuramyi. Icya kabiri, bigomba kuba bishingiye ku byanditswe byera, ku ijambo ry'Imana, kuko iyo turamya Imana dufite umuzi mu ijambo, aho niho icyubahiro cy'Uwiteka kigaragara, aho niho imbaraga z'Imana zimanuka, aho niho kwa kuramya Imana kwacu kunezeza Imana. Icya gatatu, kuramya Imana kwacu kugomba kuba gushingiye mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Kubera iki mvuga ibi ngibi? Bibiliya iratubwira ngo amavi yose, indimi zose, amavi yose agomba gupfukama, indimi zose zigomba kwatura ko Kristo ari umwami. Mu yandi magambo, abantu benshi mu isi hari ibintu byinshi byo kuramya, hari ibintu byinshi abantu baramya. Hari abaramya ababyeyi babo, hari abaramya amafaranga yabo, hari abaramya akazi kabo, hari abaramya abantu. Hari ibintu byinshi byo kuramywa mu isi, ariko kuramya k'umukristo, kuramya k'ukuri kugomba kuba gushingiye mu izina rya Yesu Kristo, kuko amavi yose agomba gupfukama muri iryo zina, indimi zose zigomba kwatura ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Imana ishimwe cyane. Icya kane, kuramya k'ukuri kugomba kuba gushingiye ku rupfu no kuzuka bya Kristo, kuko iyo hataba urupfu ngo habe kuzuka kwa Kristo, ibyo dukora byose byari kuba ari imfabusa. Rero urupfu rwa Kristo nirwo rwazanye ubugingo mu buzima bwacu. Urupfu rwa Kristo, amaraso yamennye, niyo yatumye isi ibohoka, kuko yari iboshywe n'umwijima. Iyo Yesu apfa agahera mu gituro, ntacyo byari kuba bitumariye, ariko kuzuka kwiwe niko kwazanye ubugingo ku buzima bwacu. Ibi bintu rero bine ni ingenzi mu kuramya Imana mu mwuka no mu kuri. Icya mbere, mbibutse ubuzima bwejejwe bw'umuramyi. Icya kabiri, kuramya Imana kwacu kugomba kuba gushingiye ku byanditswe byera, ijambo rya Kristo rigomba kuba riri muri twebwe rigwiriye. Icya gatatu, kuramya Imana kwacu kugomba kuba gushingiye mu izina rya Yesu Kristo, kuko twaramwakira ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Hanyuma icya kane, nababwiye ngo kuramya Imana kugomba kuba gushingiye ku rupfu no kuzuka by'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Kuramya Imana binyuze mu buzima bwejejwe, nk'uko twabivuze, biravuga ngo igihe kiraje ndetse kirasohoye kugira ngo abaramya Imana, basenga Imana, ibyo babikore mu mwuka, babikore no mu kuri. Mbere y'uko turamya Imana mu bundi buryo, tugomba kubanza kuramya Imana mu mwuka, tugomba kubanza kuramya Imana mu kuri. Imana idufashe cyane. Kuramya Imana mu kuri bivuze iki, cyangwa se ukuri ni iki? Bibiliya tubwira mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 8 umurongo wa 32 avuga ngo namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura. Mu yandi magambo, iyo Bibiliya tubwira kuramya Imana mu kuri, cyambere ugomba kumenya ko ukuri ni Yesu. Nicyo gituma Bibiliya tubwira muri Yohana 14 bavuga ngo Yesu ni inzira, ni ukuri, n'ubugingo. Rero mu yandi magambo, ukuri bivuze Yesu. Tugomba kuramya Imana mu kuri. Ukuri ni Yesu. Imana ishimwe cyane. Imana itugirire neza. Rero niba ukuri ari Yesu, icyambere ntuzaramya Yesu udafite mu buzima bwawe. Ugomba kubanza ukazana uko kuri kukaba mu buzima bwawe. Ugomba kubanza kwatura ukakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Then none kwa kuri kuri muri wowe, aho niho utangira kuramya Imana mu kuri, kuko kurura kwa kuri kukaza mu buzima bwawe, kukaza mu mibereho yawe. Imana itugirire neza cyane. Mbere na mbere, ukuri kutumenyesha ibintu bikurikira. Kwa kuri kutumenyesha Imana ni Imana itagereranywa,
ni Imana iteye ubwoba, ni Imana ikwiye gutinywa kandi Imana ikwiye kubahwa. Niyo mpamvu akenshi na kenshi usanga hari igihe dukora ibintu tukabikora uko twishakiye, ariko biratubwira ngo uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Rero kwa kuri kutumenyesha icya mbere icyubahiro cy'Imana, icya kabiri uburyo Imana ikwiye kubahwa, ikwiye gushimwa, ikwiye gutinywa. Ntabwo ari Imana dufata uko twiboneye, ntabwo ari ahantu tugomba kugenda uko twishakiye. No, ukuri kutumenyesha yuko Imana ari Imana y'icyubahiro kandi ari Imana ikwiye gushimwa kandi ari Imana ikwiye guhimbazwa. Hanyuma bikaduha cya cyubahiro cy'Imana kikazamura igitinyiro cy'Imana ku buzima bwacu. Noneho tugatangira gukumenya kwa kuri. Icya kabiri bitubwira ko cyangwa se kwa kuri kutwereka yuko Imana ni Imana irondora ubuzima bwose, nta kintu na kimwe wahisha. Zaburi 139:7. Imana iri ahantu hose, Imana ireba buri kimwe cyose, Imana ireba ubuzima bwacu, Imana irakuzi aho uri, Imana irakuzi aho uba wihishe, ibyo tuba turimo byose Imana ibibizi. Rero niyo mpamvu ibyo dukora byose tugomba kubimenya ko tubikora, ariko kandi nanone tubikorera Imana igira gute, Imana itwitayeho, Imana itureba aho turi hose, ibyo turimo byose. Nta kintu na kimwe dushobora guhisha Imana. Bira niyo tubwira muri no cyanditswe ngo niyo umuntu yajya he mu mwijima umeze gute, ijisho ry'Uwiteka riba rimureba. Icya gatatu kwa kuri kutwereka neza yuko nta wundi mwisi cyangwa mu ijuru ufite imbaraga kandi utegeka byose uretse Uwiteka Imana yonyine. Ingoma za mbere 29:11. Imana niyo ikontorora buri kintu icyo ari cyo cyose. Rero ukuri kutwereka neza yuko ntago turi abacu, ahubwo twamaze kugurwa, turi abana b'Imana isumba byose. Kandi iyo Mana niyo ikontorora buri kintu cyose, niyo tureba twese, niyo itegeka isi, niyo itegeka ijuru, kandi niyo izamura ubuzima bwacu ku rugero rukwiriye. Ibyo rero kwa kuri kugomba kutumenyesha ibyo bintu. Hanyuma icya kane kwa kuri kutubwira yuko cyangwa se kutwereka neza yuko cyangwa se kutuzanira muri twebwe yuko Imana ni Imana iriho, ni Alpha kandi ni Omega, ni itangiriro kandi ni iherezo. Mbere nta kindi gihari, inyuma nta kindi gihari. Ni Imana ishobora byose, ni Alpha ni Omega mu buzima bwacu. Ibyo tubibona mu byanditswe mu byahishuwe igice cya 2:8. Ni Alpha na Omega, ni itangiriro n'iherezo. Nta wanjije Imana, nta uzayiheruka. Ndetse birikatubwira ngo uko Yesu Kristo yarari ejo n'uyu munsi wa none niko ari. Rero uko kuri kutumenyesha yuko Imana ni Alpha ni Omega, ni itangiriro kandi ni iherezo. Ibyo rero bituzanamo imbaraga zikomeye bituma tumenya neza uwo turamya uwo ari we. Icya gatandatu biratubwira ngo mu Balewi igice cya 11:45 biravuga ngo mubabera nkuko Uwiteka nawe ari uwera. Ukuri kutwinjiza mu kwera, kutuzanira kwera, kutuzanira gushaka Imana, tukamenya ko turamya uwo twegereye ni Imana yera, ni Imana ishobora byose, ni Imana idusaba natwe gukiranuka, idusaba kwera bitari ku mbaraga zacu ariko ku maraso n'urupfu bya Kristo. Imana idufashe cyane. Ukuri rero nkuko maze kubivuga muri izi ngingo turangije, ukuri kutwereka ibi bintu byose. Ibi iyo bije mu buzima bwacu rero bituma tutakiba bacu ngo twigenga, ahubwo bituzamura ku rundi rwego, tukamenya neza Imana yacu turamya iyo ariyo n'uburyo dukwiye kuyiramyamo. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro. Hari ibintu by'ingenzi umuramyi agomba kwitaho mu gihe tugiye kuramya Imana. Imana idufashe cyane. Kuramya Imana mu kuri bidusaba icya mbere gutegura ibitekerezo byacu. Ugiye kuramya Imana bigusaba gutegura ibitekerezo byawe. Icya kabiri bidusaba gutegura umubiri wacu, ubuzima bwacu, ibitekerezo byawe, umubiri wawe. Kubera iki? Kubera yuko uwo tugiye imbere akwiye kubaho, akwiye gushimwa, akwiye guhimbazwa, akwiye gupfukamirwa. Rero ntabwo tugomba kujya imbere y'Imana imitima yacu yuzuye akajagari, ubuzima bwacu bwuzuye akajagari, kuko igihe icyo ari cyo cyose ibitekerezo byawe utabiteguye
ubuzima bwawe buzazamura ibindi. None usange urusaku rubaye rwinshi muri wowe, kuramya Imana ubikoze igice cyangwa se ntunabikoze. Imana itugirire neza. Gutegura ibitekerezo byacu bivuze iki? Cyangwa se kuramya Imana twateguye ibitekerezo byacu bivuze iki? Icya mbere, commit your life to Jesus first. Cyangwa mbere na mbere ugomba kuha Yesu ubuzima bwawe, ukamuzana mu bugingo bwawe, ukamwemera akaba mu buzima bwawe. Ibitekerezo byawe, imyibwirire yawe, byose ugomba kubikuramo Kristo akaza mbere na mbere agategeka umutima wawe, agategeka ubuzima bwawe. Ha Yesu ubuzima bwawe mbere. Icya kabiri, mu gutegura ibitekerezo byacu, confess your sin and repent. Cyangwa se atura ibyaha byawe kandi ubyihane. Nigeze kubivuga aho biri tubwira ngo niba dushaka kuvuga izina ry'Uwiteka tuve mu bidatunganye. Rero iyo duteguye imitekerereze yacu, icya mbere ibitekerezo byacu tugomba kubaha Kristo. Kubera iki? Kuko Satani iteka ryose arwanya ubuzima bwacu, arwanya ingingo zacu, nta nubwo ashaka kutwemerera yuko ibitekerezo byacu bifakasinga kuri Kristo. Ariko ni inshingano yawe kumenya gutegura imitekerereze yawe, kumenya gutegura imyumvire yawe kugira ngo ubuzima bwawe buzemo Kristo. Icya kabiri, nkuko maze kubivuga, ihane, atura ibyaha byawe kandi ubyihane ubikure kugira ngo ubuzima bwawe bwezwe kandi bwinjire bwakire Kristo. Icya gatatu, saba Imana iguha umutima mushya. Uko niko Dawidi yavuze muri Zaburi ya 50 murongo wa 10, aravuga ngo Mana undeme mu mutima mushya, undeme mu mutima wera, undeme mu mutima wejejwe. Iyo tugiye kuramya Imana muri kwa gutegura ibitekerezo byacu, tugomba gusaba Imana kugira ngo imitima yacu ibe yera, Imana itube mu mutima wera. Aho naho navuze hejuru mu gitabo cy'Abalewi aho bibiri tubwira ngo tugomba kuba bera kuko Uwiteka nawe uwo turamya nawe ni uwera. Rero Dawidi aravuga ngo undeme mu mutima wera. Natwe tugomba gusaba Imana kugira ngo turemwe mu mutima wera, kugira ngo kwa kuramya Imana kwacu, kwa gusenga kwacu, kwa gushima Imana kwacu, kwa guhimbaza Imana kwacu kugira umumaro. Icya kane, humble yourself before the Lord. Cyangwa se icishe bugufi imbere y'Imana. Ndagira ngo babwire, ntacyo tudafite Kristo ntacyo turi cyo. Imana idufashe cyane. Niyo mpamvu rero mu kuramya Imana kwacu tugomba kugira gute? Tugomba guca bugufi imbere y'Imana. Ugomba kugira umutima uciye bugufi imbere y'Imana. Imana idufashe cyane. Icya gatanu, tandukanya inzu y'Imana aho turamya Imana n'utundi tubyiniro cyangwa se n'ibindi. Niba ugiye imbere y'Imana, niba uri mu nzu y'Imana, menya ngo ndi imbere y'Imana, ndi mu nzu y'Imana. Inzu y'Imana itandukanye na buwate. Aho turamiriza Imana, kuramya Imana, ubuzima uramirizamo Imana butandukanye n'ibindi bintu ibyo aribyo byose ushobora kuyagute, ushobora gutekereza, ushobora kwiyumvisha. Imana itugirire neza. Kuramya Imana mu buryo bw'umubiri, icyo ni ingingo ya kabiri. Kuramya Imana mu buryo bw'umubiri budusaba iki? Kuramya Imana mu buryo bw'umubiri budusaba discipline. Ndashaka kubabwiza ukuri nshuti, turamya Imana iki mukimenye neza. Ntago Imana tuyiramiriza mu rusengero fast. Ntago Imana tuyiramiriza hano. Mbere yuko tugera mu rusengero, mbere yuko turamiriza hano, Imana igomba kubanza kuramirizwa mu mutima wawe, imbere na mbere, mu cyumba cyawe, mu buriri bwawe, mu myambaro yawe cyangwa se mu kazi kawe. Ugomba kugira discipline mu buzima bwawe, ukamenya ngo Imana ngiye kuramya. Tujya tubibona iyo tugiye mu birori cyangwa se ugiye ahantu hakomeye, uburyo witaho, uburyo wambara neza, uburyo kubera iki? Kubera abantu ugiye guhura nabo. Rero ni Imana iyo tugiye kuyiramya, hari abantu benshi turamya Imana mu kavuyo tukaramya uburyo twishakiye, ariko ugomba kumenya, ugomba kugira discipline mu buzima bwawe. Menya aho uyiramiriza Imana, mu rugo rwawe, mu cyumba cyawe, mu buriri bwawe, mu myambaro yawe, mu byo ukora, mu byo uvuga, mu biryo, mu kurya, uko umeze, aho hose niho hantu hambere ugomba kubanza kuramiriza Imana. Then ibindi biza kuza hanyuma. Mu rusengero iyo duhuye cyangwa se n'ahandi duhura, ni ahantu duhurira kugira ngo dufashanye cyangwa se imbaraga z'Imana zimanuke. Ariko si ahantu
uzaza gutangira kuvuga ngo ni uri gushaka. Iyo ushaka ibihe byiza mbere na mbere ubanza kubishaka wowe ubwawe ku giti cyawe. Hari abantu benshi bajya kubagwa muri uno mutego, ukaba muri mu rusengero indirimbo zikaririmba ugafashwa ukumva umerewe neza, byarangira aho ngaho wasohoka aho ngaho ugasubira uko wari umeze, ugasubira mu bukonje bwawe. Impamvu ni iyi, uba wafashe umuriro w'abandi. Ariko iyo watangiye gucreatinga ibihe byiza mu buzima bwawe, ukabicreatinga mu rugo iwawe, ukabicreatinga mu nzu iwawe, mu cyumba cyawe, mu buriri bwawe, imbere aho uri mu kazi kawe, ibyo bizamura ubuzima bwawe, noneho ubwo bikaba bishobora gukongeza abandi. Kubera iki? Kubera yuko ubwo buzima buramya ntabwo ari ujya gushaka ahandi, ahubwo abanje kubuzana mu buzima bwawe. Imana itugirire neza cyane. Kuramya Imana muri discipline nk'uko nabivuze, mu myambaro, mu mitekerereze yacu, mu rugo aho turi, mu buzima bwacu aho turi, iyo discipline irakenewe. Ugomba kumenya uwo ngiye imbere nene. Nibuke neza, rimwe na rimwe akenshi abantu baravuga ngo Imana ireba mu mutima ntabwo ireba mu mubiri. Ariko rero mbabwire, biratubwira mu gitabo cy'Abakorinto wa mbere 6:19 bavuga ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge. Imana idufashe cyane. So rero imibiri yacu ni insengero z'Umwuka. Ni nayo mpamvu tudakwiye kwifata uko twiboneye, cyangwa se tudakwiye gufata uko twiboneye. Niba dushaka kuramya Imana, imibiri yacu ifite uruhare mu gutegura kwa kuramya Imana kwacu. Kubera iki? Kubera yuko nabyo birazamura icyubahiro cy'Imana, bityo abatubonye babone yuko dufite intego zo kuramya Imana. So rero mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umubiri, tugomba kuramya Imana mu buzima bwuzuye. Ibyo dukora byose tugomba kubikora mu guhesha Imana icyubahiro. Imana idufashe cyane. Imana igomba guhimbazwa binyuze mu byo turya, mu byo twambara, mu buzima bwacu, mu kazi kacu, mu bituzengurutse byose. Imana ikwiye guhimbazwa muri ibyo byose. Mbere yuko twinjira mu mwuka, nk'uko tuza kubireba, turaza kubibona. Ariko ahangaha ni mu buryo bufatika, mu buryo bugaragara. So Imana rero turamya Imana mu kuri. Nabanje kuvuga ku kintu cyitwa kuramya Imana mu kuri. So ibyo rero byose birakwiriye. Tugomba kumenya ko Imana turamya ari yera. Rero ntitugomba gushyirwa mu kaga n'ibyo tubona, gushyirwa mu kaga n'ibindi bintu byose bituzengurutse. Imana idufashe cyane. Ngira ngo soza iyi parti ya mbere tuvuze byinshi. Kuramya Imana ni inshingano zawe nk'umukristo, kuramya Imana ni inshingano zanjye nk'umukristo, kuramya Imana ni inshingano zacu. Ariko tugomba kumenya uburyo ki tubiramyamo, turamyamo Imana. Ntitugomba kuba inzabya zirimo ubusa. Abakristo benshi bashaka gufata impu zombi, ariko tugomba kumenya niba Imana duhamagare kuramya no kuyihimbaza, tugomba kubikora mu mwuka no mu kuri. Rero wowe udukurikiye kuri Anaweza TV, turashima Imana kubwiye parti ya mbere. Tuzakomeza mu biganiro bitambuka, dufite parti ya kabiri, dufite na parti ya gatatu, kandi ndabizi neza yuko tuzahabwa umugisha kubw'iki kiganiro. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Turabakunda mu izina rya Yesu. Mukomeze mudukurikire, kandi ndabizi neza yuko umugisha w'Imana uri kumwe natwe. Amen.